Murakoze inshuti muduteze amatwi, twaherukanaga n'ubundi umunsi nk'uyu mu cyumweru gishize, none Imana irongera iratubonanishije. Nk'uko rero ari umuco wacu kandi mwiza, reka dushime Imana mbere y'uko dutangira iki kiganiro, ariko kugira ngo wenda tumenye n'ibyo dushima n'ibyo dusengera, nongere mbibutse ko uyu munsi turakomerezaho rya somo ryacu ryo kwiga ibigendana na music business. Nari nabahaye isezerano y'uko tuzakomeza turi kurebera hamwe ibyerekeye ibyo nitwa mu cyongereza creative entrepreneurship. Ni ukuvuga nk'uko mu masomo yose yenda nk'abize haba muri primaire haba muri secondaire bigisha isomo rya entrepreneurship. Burya rero n'ibi bintu byacu by'impano habamo uburyo bwo kubikoramo entrepreneurship. Ni uburyo ki utegura umushinga cyangwa se ureba ukuntu ubumenyi ufite bushobora kuguteza imbere, cyangwa impano yawe ishobora kuguteza imbere, ikaba yakubeshaho, ikaba yagutunga, ikaba yagirira umumaro n'abo muri kumwe, n'abo ushinzwe, n'abo muturanye. Hanyuma rero twebwe turibanda cyane ni gute iyi gospel music cyangwa se uyu muzika dukora, ibyo tumaze kwiga kugeza ubu ngubu, twize ibigendana no gukora amajwi, twize ibigendana no gusoma indirimbo no kuzandika, twize ibigendana byinshi tumaze kwiga kuva twatangira iyi porogaramu. Ariko noneho ndetse ubushize twahoze tuvuga ku bigendana n'imirimo itandukanye iboneka muri uyu mwuga wa muzika, haba muri korali cyangwa se ku baririmba ku giti cyabo ariko bakora muzika nyobokamana by'umwihariko. Hari imirimo itandukanye igendana n'uwo mwuga, igendana n'uwo muhamagaro, ishobora gutunga abantu cyangwa ikabateza imbere cyangwa ikabafasha mu muhamagaro wabo, cyangwa se ikaba yabaviramo ibyabafasha muri misiyo y'ivugabutumwa. Kuko kuri kino gihe uko turi gukora ivugabutumwa biri kudusaba ko dukoreshereza Imana ubwenge bwacu, ubumenyi, ubutunzi ndetse n'igihe. Ibyo byose rero hari uburyo ki ibyo dufite bishobora kubyara umusaruro kugira ngo iryo vugabutumwa ryacu n'umuhamagaro wacu birusheho gutera imbere. Hanyuma turavuga rero ibice bitandukanye biboneka muri muzika nyobokamana wakoresha. Ubushize twavuze ku mirimo, ariko turavuga n'ibindi bice bikomeye by'ingenzi wabyaza umusaruro bikaguteza imbere kandi bikarushaho guteza imbere impano yawe. Mu gice cya kabiri cy'ikiganiro turarebera hamwe kandi muri make muri Bibiliya uko abandi bakoraga uyu murimo n'uburyo Imana yababeshagaho ku bwawo. Hanyuma rero yenda abari aho radiyo itagera cyangwa se abazaba baracika muri iki kiganiro, tubemereye kuzaboherereza iki kiganiro, ariko twahisemo ko twajya tubicisha kuri YouTube channel kubera ko nibwo buryo budufasha natwe bwo kubibika, kuko niyo tubyohereje muri format ya MP3 n'ubundi buri wese bimusaba kubiteresharija n'ubundi ama megabyte asabwa nabaramwe. Ubwo rero hamwe n'ibyo tuzajya dukoresha uburyo bwose kugira ngo dusangire ubumenyi abari hano mu Rwanda aho radiyo igera, abari mu ntara aho radiyo itagera, ndetse n'abari mu mahanga bazashobora gukurikirana ibiganiro byacu. Mwese turabakiriye, tubahaye ikaze mu izina rya Yesu. Nibyo tugiye kuganiraho. Reka rero tujye twakora wa murimo wo gushima Imana ndetse no kuyiragiza kubw'uyu mwanya twinjiyemo w'igiciro cyinshi. Mwami Imana yacu, mu izina rya Yesu Kristo twongeye kugushimira ko wabanye natwe. Nyagasani, urakoze ko uduhuje tukiri bazima hamwe n'abantu bawe baduteze amatwi kuri iyi radiyo, ndetse n'abandi bazakurikira iki kiganiro hanyuma. Icyo dusaba ni uko uyu mwanya waba uw'igiciro, ni uko uyu mwanya waba uw'umumaro. Mwami Imana, waraduhamagaye ngo tugukorere muri uyu murimo, muri uyu muhamagaro w'uburirimbyi no gucuranga mu nzu yawe Mwami, kugira ngo dukore muzika iguhimbaza. Ntitwinjira mu bidafite umumaro cyangwa se ibihimbaza abantu cyangwa se ibihimbaza isi, ahubwo wowe utuyobora ibyo mu ijambo ryawe n'ibyubaka ubugingo bw'abantu. Ndakwinginze rero ngo urusheho kubitwereza rwose, kandi utubabarire amakosa twakoreyemo uyatubabarire, ibyaha twakoreyemo bitubabarire, intege nke twagiriyemo zitubabarire. Ndasenze iki kiganiro cye kuba umuhango ko kiba rimwe mu cyumweru kuri radiyo, ahubwo mfasha kugira ngo umunsi ku wundi uteze amatwi, ufunguye radiyo nonaha, niba ari n'uduteze amatwi bwa mbere, reka imbaraga z'umwuka wera zibane natwe. Twebwe turavuga
tugakora turi abantu, ariko nizera umwuka wera wowe ugenderera buri wese ahari, kuko uwigishijwe nawe aramenya, uwaganirijwe nawe arumva. Ndasenze rero ngwino abe ari wowe wikorera umurimo, ubane natwe muri byose. Umwanya turawugutuye, kandi reka tugire inyungu uyu munsi, tugire inyungu ejo, tugire inyungu n'inyungu z'iteka ryose. Amahoro yawe akomeze kubana natwe ubwoko bwawe. Ibi byose mbyambaje Imana nizeye muri Kristo Yesu, amen, amen. Bene data, nk'uko nari maze kubabwira mu kanya, mufate agakaramu, mufate ikayi aho mwandika. Noneho rero twongere kwiga kuri rya somo, muri ya masomo 8 y'ingenzi twavuze tuziga. Buri muririmbyi wese yagombye kumenya, buri muririmbyi wa muzika uririmba indirimbo zisingiza Imana, ziramya Imana, buri mucuranzi wese cyangwa se buri mumambure wa korari yakagombye kumenya ya masomo y'ingenzi twayavuzeho ko ikiganiro kimaze amezi menshi. Niba ufunguye radio bwa mbere, nuko uri kumwe na Pastor Aimable Nsabayesu, niwe usanzwe abagezaho iki kiganiro kuri iyi saha kimara isaha imwe. Ariko kandi hari ibindi biganiro byatambutse twagiye dushyira kuri YouTube channel yitwa Pastor Aimable Nsabayesu and Family. Ushobora kujya kuri iyo YouTube channel. Hari na Facebook page yitwa Abaririmbyi n'Abacuranzi. Ufite ikibazo ushobora kucyoherezaho, hanyuma mu kanya nidusigarana umwanya turaza kubaha nimero ya radio, mushobora gutelefona directement uwo mwanya tukabasubiza tukiri kuri radio. Ariko kandi umwanya utabonetse, nimero yanjye ya telefone njya nemera kuyitanga ni 0788 52 46 50. ubwo ni uburyo bwose ushobora kudukontakta. Ikibazo urajya ugira, ushobora kohereza ubutumwa bugufi, ushobora gukoresha WhatsApp, ushobora gukoresha Telegram, ushobora kohereza Facebook, ushobora kwandika kuri email. Ni adresse ya email ni nsabayesu, iryo jambo gutyo, nsabayesu@gmail.com gmail.com. Hanyuma rero ubwo n'uburyo bwose Imana yaduhaye bwo gukorana n'imbuga nkoranyambaga, n'uburyo bwo gukorera kuri murandasi kugira ngo dushobore guhura n'abantu tuganire. Uburyo bwose, haba kuri Instagram, haba kuri Twitter, ubwo buryo bwose mwabukoresha kugira ngo dushobore kuganira ndetse no kubagezaho ibyo mwamudasobanukiye, cyangwa se namwe mukatugezaho iyindi nyunganizi. Ubushize rero twari twabagejejeho ikiganiro cyari kirimo isomo rikomeye cyane ryerekeye music business. Muri music business twari twize ni gute muri uyu murimo wamaze kuba umuririmbyi cyangwa se korari, niki yakora kugira ngo yiteze imbere, niki yakora kugira ngo iteze abayigize imbere, niki yakora kugira ngo ivuga butumwa korari ikora cyangwa umuririmbyi akora biye kuba ryavuga butumwa rikiza ubugingo gusa, ahubwo ribe ryavuga butumwa rikiza n'imibiri, ribe ryavuga butumwa rikiza ikemura n'ibibazo by'abantu. Erega na Yesu Kristo ubutumwa yatangaga bwari ubutumwa bajya babita ngo ni integral mission, ni mission intégrale. Ubutumwa tuvuga natwe mu matorero cyangwa se mu bantu bihaye Imana mu miryango ya Gikristo bwagombye kuba ari ubutumwa bwuzuye. Iyo tuvuga ubutumwa bwuzuye rero tuba dushaka kuvuga mu Gifaransa évangile holistique. Nuko rero ubwo butumwa bwuzuye, kuko ntabwo twaremwe nk'abamarayika ngo turemwe mu mwuka gusa, ahubwo Imana yanaturemye mu buryo bw'umubiri, ya mibiri ikenera kurya, ikenera kwambara, ikenera kwivuza, ikura, isaza. Kandi Imana iduha n'ubwenge, nuko intellect, kugira ngo dukoreshe n'ubwenge. Niyo mpamvu abantu bakenera kwiga, kandi uko wiga mu mashuri meza ukagira diplome zihanitse ni kurushaho kugira amahirwe hano ku isi. Ariko kandi Imana inaturemana n'umwuka, wa mwuka ari nawo uzayitaba, ari nawo uzahagarara imbere yayo, ari nawo waremwe mu ishusho y'Imana. Hanyuma rero akenshi ubwo butumwa tuvuga, indirimbo ziraza zikubaka uwo mwuka, ariko kandi tuba dukeneye ko zikuza n'ubwenge bwacu n'ibitekerezo ndetse n'ubumenyi, ndetse kandi zigakemura n'ibindi bibazo mu buryo bw'umubiri. Ibibazo rero byinshi mu buryo bw'umubiri, hari byinshi bikenerwa n'amafaranga, kandi n'uyu murimo aho isi igeze turi kubikora mu minsi ya nyuma bisaba ibintu byinshi. Niyo mpamvu nahoze mvuga ngo ni byiza kugira ngo twige uko uyu murimo twakwiteza imbere nka korari, cyangwa se niba n'umuririmbyi uririmba uri mu gospel artist, ni gute wakwiteza imbere muri ya mpano Imana yaguhaye. Hari imirimo rero itandukanye. Icyo cyigisho cyaratambutse, nagishyize no kuri iyo YouTube channel, nuko ugiyeho wabisangaho. Reka ahubwo dukomeze ko tuba dufite igihe gitoya, kandi uyu mwanya ni umwanya w'ikiganiro, ariko ni n'umwanya w'amasomo, kubera ko ndi gusenga Imana
imana ngo izaducire inzira uko ibintu bigenda bifunguka, icyorezo kigenda kigabana ubukana bwacyo, activite zimwe na zimwe zongera gukomorerwa, niko turi gusaba imana ngo izadufashe twongere duhure. Tuzagera igihe dukora ibizamini, tuzagera igihe duhurira ahantu hamwe cyangwa se aho mutuye nk'uko twabivuze, cyangwa aho mukorera umurimo w'imana, byose bizashoboka. Ariko ibi mubifate nk'amasomo kandi abantu bazabazwa, kandi ababyize neza bikaba bizabagirira umumaro. Hanyuma rero muri music industry ni ukuvuga ngo wumve muzika ya gikristo ariko noneho ubyumve nk'uruganda. Uruganda rero kiba ari ikintu kibyara umusaruro. Ariko kandi nanone hari ibanga rikomeye cyane mbere y'uko iyi muzika ya gikristo twumvamo ibyo bintu bya industry by'uruganda rushobora kutuzanira inyungu no mu bundi buryo ushobora kuduteza imbere, bigafasha n'iyi mibiri yacu ndetse n'imibereho yacu ya buri munsi. Niba ukeneye n'amazi, wari ugiye gusara uri muri korari ukawabona uko ugura ikintu, niba wari ukeneye umuntu mu gufasha muri korari ufite ikibazo, niba mwagiye mu ivugabutumwa mukaba mwasiga muguriye abantu ibiryo mwasanze bashonje, cyangwa mukabagurira imyambaro, mwagiye mu ivugabutumwa ahantu mu giturage cyangwa aho babikeneye, cyangwa mwishyuriye abantu za mutuelle de santé, cyangwa mwasanga urusengero rwaguye mukaba mwabafasha nk'abantu muvuye mu mujyi, cyangwa ahantu mwari mwatume muri korari ikomeye abantu babizeyeho ko mufite ubumana muri mwebwe. Nimugerageze mubitekereze mbere y'uko ibyo byose bikorwa. Nimwongere tujye tubika ibanga, tujye tuzirikana, sinzigira nibagirwa, sinifuza ko nawe wakwibagirwa yuko mbere y'uko biba industry ni ministry. Ministry rero bivuze iki? Ministry bivuze ko harimo gukorera Imana. Ministry harimo to serve, harimo gukora, harimo servir, harimo gufasha abandi, harimo gukorera abandi. Nuko ni byiza, harimo gushyira Imana imbere, harimo uwaduhamagaye, harimo uwukorera uwaguhamagaye. Uwo nguwo mu isomo rya mbere twavuze umuhamagaro ndetse n'amateka magufi ya muzika. Ubwo rero byo ntabwo ndi bibisubiremo, ariko hano buri wese afite umuhamagaro n'uwamuhamagaye n'umukoresha wiwe, kandi mufite uko mukorana, ufite n'ibyo akubaza n'ibyo nawe umugomba n'ibyo akugomba, mufite uko mwasezeranye. Hama rero sinshaka kubyivangamo, ariko mbere y'uko gospel music iba industry, gospel music ni ministry. Iryo ni ryo banga, ni ryo denominateur commun, nicyo kita rusange, tubitekereze cyane. Hanyuma rero muri music industry, muri bwa buryo haba muri korari haba hehe, reka mbabwire imirimo imwe na imwe irimo ibice by'ingenzi bishobora kugufasha muri n'abandi bakoresha, kandi ibingibi ndi kubigisha n'abakora cyane na za muzika zo hanze barabikoresha. Ariko twebwe hari itandukaniro, nuko burya abakora muzika yo hanze, kandi mboneyeho no gusubiza n'icyo kibazo bakomeje kukimbaza, ariko mwakimbajije ngira ngo ahari yenda ni nko kubaza umwarimu ukunda kubaza ibyazi. Secular music itandukanye na gospel music. Ni ukuvuga ngo muziki iyo hanze twita iy'isi iratandukanye cyane na muzika isingiza Imana cyangwa se ihimbaza Imana cyangwa irata Imana. Aho bitandukaniye rero ni henshi cyane, umuntu yabyandikaho igitabo, ariko reka mvuga ikintu kimwe. Muri secular music ni ukuvuga ngo abayikora bakoresha uko bashoboye ku buryo bihimbaza, ku buryo bagaragara, ku buryo baboneka. Nta nubwo ibyo tubibacirira urubanza rwose, kuko nibyo biyemeje gukora, kandi bafite uwo bakorana nawe ndetse bafite n'uwo bakorera. Ibyo ntabwo ari byo twakwivangamo. Niyo mpamvu ndetse abagaragaye cyane akoresha uko ashoboye kugira ngo amenyekanishe n'ibye, ndetse yambare mu buryo budasanzwe, ndetse agende mu buryo budasanzwe, ndetse yemere kubaho uburyo budasanzwe, ndetse yemere kwitwara uburyo budasanzwe, agerageza ashakisha inshuti mu buryo budasanzwe, ari ugomba kujya imbere. Niyo mpamvu bavuga ngo noneho yabaye umusuperstar. Ni ukuvuga ngo rero star ni inyenyeri, ku buryo aho utambutse hose umwana azakumenya, akaba ari we wamenya, ntazagire n'undi amenya, ahubwo ukaba wumva ari we wamenywa n'ibyo ari we byamenywa. Ariko noneho uwo muri gospel music, noneho rero umusuperstar wacu n'umwe, ni Kristo. Nkunda ijambo Yohana yanditse mu bice 3 umurongo wa 30, ahantu Yohana amaze muri cya gihe yaramaze kubatiza Yesu Kristo, ari no kumutangaza, ari kumuvuga, ari kuvuga ibye, yavuze ijambo mu bice 3 umurongo wa 30 ngo uwo akwiriye gukuzwa, naho je nkwiriye guca bugufi. Bishatse kuvuga ngo Yohana ibyo yakoraga byose muri kiriya gihe nawe ni nkaho yari umusuperstar, yarazwi cyane, yari umubwiriza butumwa waruzwi, wagendaga uko yabagaho, style de vie yabagamo,
ibitaramo n'ibiki byose, ariko yarazi ko yaje gutegurira Yesu Kristo, yaraje ko hari undi, ndetse uwo nguwo ko adakwiriye no gupfundura udushumi tw'inkweto ze, ndetse ariyemeza aravuga ngo nubwo bimeze bityo, nge ntimukamvuge, nge ntimukampimbaze, nge ntimukambone, nge sinkagaragare, ahubwo uwo Yesu Kristo niwe ukwiriye gukuzwa, naho jyewe nkwiriye guca bugufi. Imana ishimwe cyane. Kandi mbibuka ko sogokuruza wo watuzaniye ibya gospel music witwa Martin Luther mu kinyejana cya 16 umwaka w'1517 hari intego imwe yagenderagaho twayivuze tugitangira iki kiganiro, ngo Soli Deo Gloria, bishatse kuvuga kubw'icyubahiro cy'Uwiteka Imana yonyine, pour la seule gloire de Dieu, for the only glory of God, kubw'icyubahiro cy'Uwiteka Imana yonyine. Nuko rero twebwe muri gospel music Imana niyo dushyira imbere, kandi Paulo yarabivuze mu bice bitatu yandikira Abakolosayi 17, ibyo muzavuga byose n'ibyo muzakora byose mujye mubikora, mujye mubivuga muhimbaza uwo nguwo, mushyira imbere kubw'umwami wacu Yesu Kristo, bw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nuko rero whatever you do, mu cyongereza niko bavuga ngo whatever you do, either in words or in deeds, do it for the glory of God, mubikore kubw'icyubahiro cy'Uwiteka Imana yonyine. Niyo mpamvu twebwe dukora gospel music, ntabwo ari twe turirinda ko, ahubwo twe twagaragara, turirinda ko izina ryacu ryamenyekana, turirinda ko ari twe yego ntibizatubuza kumenyekana, of course birumvikana, ariko kandi imbere mu ibanga ryacu, nubwo abantu batumenya, nubwo badukomera amashyi, nubwo bavuga ibisingizo byinshi, ariko tukajya dushyira icyubahiro hejuru cy'Imana, tuvuga ngo ntaba ari twe dukuzwa, ahubwo twe dukuriye guca bugufi, Kristo akaba ari ukuzwa wenyine. Kandi rero ibyacu nanone ubutumwa bwacu muri gospel music, ibyo turirimba mu cyongereza baravuga ngo biba biri Christ centered, biba biri centré sur l'évangile, no kuvuga ngo biba ari ibigomba kuva mu butumwa bwiza, bishingiye ku ijambo ry'Imana, bishingiye kuri Kristo. Kristo ari we buye, ari we fatiro rwabyo. Noneho rero iby'abisi baririmba nabo urumva aho biba bifatiye, ariko rero nuko nguko niryo tandukane. Niyo mpamvu rero muri byose twakora, nubwo bituzanira inyungu, erega na Paulo byandikiye Timoteyo ngo ukorera Imana ufite umutima unyuzwe bizana inyungu nyinshi. Muri uyu murimo twawuboneyemo inyungu nyinshi, buri wese rero bituruka n'umuhamagara Imana yamuhamagaye. Harabaza bakurira inkike, harabaza bakuruwe n'uko uburirimbyi bimera nk'ubufana, buri wese akumva arabikunze, ariko kandi aha twigeze twiga umuhamagaro w'ukuri n'ibiwuranga. Ntago nifuza gusubira muri iryo somo, nongere mbabwire rero umwanya ni mutoya, ngo muri ya mirimo ijya igaragara cyangwa muri bya bice by'ingenzi bishobora kukubyarira umusaruro muri music industry, ndetse n'abo hanze bakoresha n'abakora muzika yo hanze, hari nk'ibyo bita mu cyongereza creating new songs and pieces. Ushobora kuba uvuga ngo jyewe ngiye gufata kabine, nk'uko umuntu agenda agafata ahantu, agafata inzu akayikodesha, cyangwa afata icyumba, cyangwa afata nka kakantu abacuruza inite za MTN cyangwa za Airtel bicaramo, akavuga cyangwa icyumba cye cyangwa biro, akavuga ngo ngiye kugenda nge mpimba indirimbo, mpimbira abantu indirimbo, mpimbira abantu de pièces musicales. Nuko noneho rero uwo mwuga ubwawo ushobora kukubesha ukabura umuhimbyi w'indirimbo. Abantu benshi mu bihugu byateye imbere, hari benshi baba bashinzwe kwandika indirimbo n'abashinzwe kuziririmba, ndetse hakaba ari abantu bavuga ngo mpimbi. Kandi mbabwire, kuko jyewe uyu ni ndumupastor, ariko ni n'umwuga wanjye kwigisha muzika, ndetse no mu mashuri makuru n'aya leta, ndetse ya leta, ndetse n'amashuri yisumbuye asanzwe n'amashuri ya kaminuza. Hari amasomo dutegura, amasomo dutangamo, no kuvuga ngo mu byo bita muri izi za fakulite cyangwa se aya mashami agendana n'iby'ubugeni n'ubuhanzi n'ubumenyi mu buryo butandukanye, barabyigisha no muri Universite y'u Rwanda harimo iryo shami. Noneho rero ubwo urumva rero wa muntu uri aho ngaho avuga ngo jyewe ngiye mu buryo nize kaminuza, ariko ndakora icyo kintu cyo kuvuga ngo ngiye kuba umuntu mpimbira abandi indirimbo, cyangwa se Imana mpaye iyo mpano ngenza ya mpimbira iyo ndirimbo. Ahubwo aha ndi kuvuga kuri babandi bakora ibyo bikorwa, ariko ndashaka kubwira ngo nawe ubikeneye jya umenya gusanga abo bantu, kuko byashoboka. Noneho rero nurangiza kandi mumenye uko mukorana, hari ibyo umusaba, ariko nawe wibuke ko hari icyo umugomba, kugira ngo nawe bishobore kumufasha no kumubeshaho no kuzamura impano yiwe. Harimo rero n'abandi bakora ibyo bita akaba ari nka muntu ushinzwe organizing live concerts and shows. Akaba ari wawundi muri gospel music ashinzwe organiza cyangwa gutegura ibitaramo. Burya ubushize narababwiye hari principes
za management zivuga ngo la personne qu'il faut à la place qu'il faut, bishatse kuvuga ngo ni byiza ko buri muntu wese tumushyira mu mwanya we n'ikimukwiriye. Ushobora kuba uri perezida wa korali, ariko kuba uri perezida wa korali n'abantu bakubaha, cyangwa uri dirije, cyangwa uri umujyanama, cyangwa uri muri komite, ntibivuga kuzi ibintu byose. Ubushize nababwiye ko hari ibitaramo tworganiza mu mastade, mu nsengero zikomeye, mu mahoteli, ku bibuga by'imipira hanze n'ahandi twakoze launch y'ama DVD n'ibiki bintu nk'ibyo, ariko ukabona amafaranga twabitanzemo ntabwo ari proportionnel cyangwa se ntagendanye n'umusaruro turi kubivanamo. Ni byiza rero kugira ngo tugire abantu bihugurira muri uwo mwuga wo kwiga, cyangwa se tubakoresha, cyangwa tuzane n'abandi bazi gukora icyo bita event organization, kuorganiza event, gutegura ibitaramo, ama live concert. Burya hari abantu, kuko iyo bitabaye bityo nibwo ujya kubona ba perezida wa korali, abaririmbyi n'abandi bari barimo, nibo bazi, bari kureba uko ibikoresho byahageze, nibo bari kumenya binjira, nibo bari kugira gute, nibo bari kureba ko intebe zikoze, none ukabona bagiye kuririmba bananiwe no mu maso, cyangwa bamaze iminsi ukabona rwose barananiwe kubera ko bari bamaze iminsi hari ibintu barimo. Ni nka kwa kundi iyo ujya gushyingira, gutegura ubukwe, udafite abantu bagufasha mu bukwe, ugera umunsi wo gushyingirirwa ukaba wananiwe, waguye agacuho, ntiwumve wa munezero w'uko washyingiwe. Nuko rero hama rero ni byiza cyane kugira ngo uwo murimo tuwumenye, kuko kuva na kera habagaho abantu babaga bazi inshingano zabo mu buryo butandukanye. Aya magambo kugira ngo muyumve neza, munyemerere nifashishe ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Ingoma za mbere, Ingoma za mbere, igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, ibice 16 umurongo wa 4, ibice 16 ibice 28 umurongo wa 21. Ingoma za mbere ibice 28 umurongo wa 21. Reka mpashake mpasome mu ijambo ry'Imana. Ingoma za mbere ibice 28, noneho umurongo wa 21. Duhereye ku murongo wa 20 handitse ngo, maze Dawidi abwira umuhungu we Salomo ati, komera ushikame uzabikore, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana ariyo Mana yanjye izabana nawe, ntizagusiga ntizaguhana, kugeza aho imirimo yose y'ibizakoreshwa mu nzu y'Uwiteka izarangirira. Kandi dore hariho n'ibihe by'abatambyi n'abarewi by'umurimo wose w'inzu y'Imana, kandi mu murimo w'uburyo bwose uzaba ufite umuntu w'umuhanga ukunze wese wo gukora umurimo wose, kandi n'abatware na ba rubanda bose bazahora biteguye kukumvira rwose. Amen. Bishatse kuvuga iki? Imana ni Imana, c'est un Dieu d'ordre. N'umurimo w'Imana ni umurimo uri bien organisé. Umurimo w'Imana nta kajagari kabamo. Nuzabona muri korali mufite akajagari, mujye mumenye ko ari mwe mufite ikibazo, ariko ukuntu umurimo w'Imana Imana yawudesigninze, umurimo w'Imana urimo ordre. Kandi rero umurimo w'Imana iyo ahamagaye abantu muri korali, niba ari korali runaka yitwa X cyangwa Y, ishyiramo n'abantu bose b'abahanga bazabaza ikintu runaka. Ibyo ngibyo niyo batarimo, Imana ibashyiramo uwo murimo, nk'uko yigize ihamagara bene Besaleri. Iyo uri gusoma mu Kuva ibice 35 umurongo wa 30, ngo dore mpamagaye bene Besaleri ngo mbuzuze umwuka wo guhimba no kugira gute. Iyo Imana yahamagaye korali atari abantu bayishatse kugira ngo bapiganwe n'abandi, cyangwa se ari gukorera muri esprit ya competition, ari korali koko yahamagawe n'Imana. Iza korali tuvuga ngo yatangiriye mu cyumbira zamuka, Imana yarayivuzeho igira gute ibintu nk'ibyo, Imana irayekipika yiha byose byangombwa. Niyo bibaye ngombwa n'uwajemo ari umuswa gute cyangwa adashoboye ibintu runaka, ibyo tubifitiye ubuhamya. Ntabwo twagiye twinjira muri uyu munsi n'izi ibintu bya muzika na teologiya, ndabyigisha ngira ne ibintu nk'ibyo, ariko ntabwo nabivukanye. Ariko nzi aho nagiye niyiriza ubusanga senga Imana, nkamara iminsi nkagira ne, Imana ikanyungura ubundi bumenyi, nkamenya ngo niyo, cyangwa gatumwaho mu ijwi ry'ubuhanuzi cyangwa mu bundi buryo ngusengera ibi, nkamenya iby'Imana yanyunguye mu buryo n'ubundi. Iyo ubaye imbere y'Imana, Imana irakwekipa. Abangereza bavuga ngo, hari umugani bavuga ngo Imana ntabwo ihamagara abantu bari qualified, ngo ahubwo ikarifiya babandi yahamagaye. Niyo mpamvu rero buri wese uri mu murimo runaka witegura ko Imana igenda ireba hari intege nke zawe, ariko kandi muri iryo tsinda ry'abantu 80-60 muririmbana, menya ngo buri wese haba hari umuhanga muri buri kintu. Emera rero burya harimo wowe abo mudaha imirimo, ariko bamenya ko organiza, cyane cyane abantu b'igitsina gore, abamama n'abakobwa, burya bazi
kwita ku bintu bya detaye. Nimujye mubakoresha murebe impano zirimo. Iyo nawe uri umukwaya manager cyangwa se uri umukwaya leader cyangwa uri umuyobozi wa korali, nawe hari ibyo bita kwaya management. Uba ugomba kuba uzi kumenya uko wabyaza umusaruro. Ni nk'iko bavuga ngo hari gestion des ressources humaines, ni ukuvuga ngo uba ugomba kumenya gestion chorale, ukamenya ni gute nabyaza umusaruro bari abantu barimo, biturutse ku byo bize, biturutse ku mpano zibarimo, biturutse ku miterere yabo, biturutse ku nararibonye, biturutse ku bushobozi bafite, ni iki nabakoresha. Hanyuma rero bakorganiza. Ikindi muri music industry harimo bariya nyine bakora audio na za video, abo bita audio and video recordings, ababikora iyo mirimo. Bariya abantu nabo burya muri korali amafaranga, uzareba amafaranga mumaze gutanga mujya muri studio, mwashoboraga kuba mwarayakoresheje mugakora studio yanyu ku rusengero iwanyu. Ndashima amakorali menshi mu matorero amaze kubigeraho, ndetse no matorero n'amadini ya Gikristo atandukanye amaze kubigeraho, akagira za studio zabo zibakorera ama audio, zibakorera ama video, ibintu nk'ibyo. Ariko menya ngo wa muntu ubikoramo burya biramutunze, bimugirira umumaro, kuko ntabwo ari abakorali baza gukoramo gusa, ahubwo n'abandi baturuka hirya no hino, bityo bikabinjiriza. Turi kurebera hamwe iterambere rya korali. Hanyuma ikindi nababwiye, hashobora kuba abandi abitwa ba composers, bakora music composition and sheet music. Cyane cyane ndashimira cyane nk'aho muri Kiliziya Gatolika bakora muzika yanditse, bakayikora nabo mu giturage. Nagenge mu biturage nkabona bazi kwandika muzika, ni ibintu byiza cyane. Bagakora composition, bakabyandika, bakazakora ibitabo, ndetse ukabona harabo muri Kiliziya hanaha bari kuri indirimbo zahanaha, kandi abo barazibagurisha kuko baba bazitanzeho amafaranga, bityo bikaba income generating, kikaba ikintu kinjiriza korali kibafasha. Ni ibintu byiza cyane rwose, mbankuraja. Hanyuma rero na hano dukeneye ko natwe mu Rwanda ndetse no muri Afrika muri rusange, natwe tuzatera imbere nk'ibihugu by'i Burayi no muri Amerika, aho twagiye tugera tugasanga hari za organisation cyangwa za association zifasha abahanzi cyangwa se n'amakorali cyangwa n'abaririmbyi. Iyo wumva iyo wumva nk'ibyo bita ngo Hozana cyangwa Integrity Music cyangwa se n'abandi bandi harandi cyangwa se abakorana za Hillsongs cyangwa se n'ahandi, hari za association, hari za organisation zishinzwe usanga zifasha abo baririmbyi n'abahanzi, cyangwa abahanzi bakava hirya no hino bakagenda karebo babakorera, karebo babafasha, akabarebo bamenye ibyabo, cyangwa se bagakorana bigatuma ubutumwa bwabo bamamaza mu ndirimbo bwamamara, kandi nabo bikabazanira inyungu mu buryo n'ubundi, bikabafasha, bikababeshaho, bikabashyigikira. Nongere mbabwire ngo uyu mwuga wa gospel music, uburirimbyi, amakorali ndetse n'abarimba ku giti cyabo cyangwa n'abandi mu bindi bihugu byagiye bibateza imbere. Kubera iki? Kubera ko societe yabo bazi gufashanya. Ubushize twaze tuvuga uko ushobora gushyira ibihangano byawe haba kuri YouTube cyangwa se ku zindi mbuga nkoranyambaga, cyangwa se mu bundi buryo buri digital, cyangwa se mu yandi makampani agurisha indirimbo. Noneho rero hakaba hari udufaranga tugenda twinjira kuri konte yawe, bikazagenda bigufasha mu buryo n'ubundi, kuri za Spotify, kuri za Apple, kuri za YouTube n'izindi. Noneho bikagenda bikugirira umumaro. Abandi rero bamaze gutera imbere ku buryo usanga baragize na station ya televiziyo, amastation ya radio yawo yigenga, ugasanga bafite insengero nziza zubatse zateye imbere, ugasanga bafite ibindi bikorwa bya charity, ugasanga bafite amaorganisation afasha abantu aho habaye ibiza, aho bagize bate, biturutse kuri wa mwuga w'uburirimbyi, kuko abantu baba basanzwe babakunda. Hari ibindi bihugu bya Afrika bimaze gutera imbere nka za South Africa, muri music business bamaze gutera imbere, za Nigeria muri music business bamaze gutera imbere, za Cote d'Ivoire n'ahandi. Nuko ubwabyo ukare twahoze turi abo twaturi kumwe mu kindi kiganiro, za Nigeria ubwabo ni population nini kandi bakunda ibintu byabo, noneho bakanashyigikirana. Ikibazo nka hano twebwe, umuhanzi aragenda agahimba indirimbo akayishyira kuri YouTube, ariko noneho kugira ngo n'umuntu azavuga ati reka uyu muntu mukorere subscription, cyangwa se reka uyu muntu muhe like, cyangwa se uyu muntu nshimire ibyo akoze, cyangwa uyu muntu mushimire, ahubwo ukayumva ugashima, ikuba ku bugingo bwawe, ikagufasha, ariko ntutekereze wa muntu wagiye muri studio, wa muhanzi kugira ngo umuteze imbere. Wazahura nawe imvura iri kumunyagira, wazahura nawe ntacyo yambaye cyangwa ikote ryamusaziyeho, ukamuseka, nyamara yakoze umurimo we, ariko niwe wagombye nayo gukora undi wo kumushyigikira. Imana idufashe cyane. Muri kino gihe muri societe yacu ni byiza, abahanzi baririmbye hari icyo basabwa, ariko namwe mwumva mudutega amatwi hari icyo musabwa kugira ngo mushyigikire. Ubu none hasimwa ko gutera inkunga bibi byo ko abantu bakoze fundraising ngo bakusanya amafaranga gusa, aho gushobora no kwiyemeza kujya ushyigikira abahanzi mu buryo
butandukanye kuko ubyumva uko bikugirira umumaro. Bikugirira umumaro kugenda mu modoka, bikugirira umumaro uri iwawe, bikugirira umumaro wagize ibyago ugakoresha indirimbo z'abandi, bikugirira umumaro wakoresheje ubukwe, wakoresheje ibirori, bikugirira umumaro nawe ukeneye kuririmba. Reba indirimbo z'abandi uririmba iyo wishimye, iyo wanyuzwe, iyo wahimbawe. Menya ngo bariya hari abantu bazihimbye, hari abantu bazishyira muri studio, hari abantu bagize gute. Nawe jya ugira uruhare, mushyigikirane, mufashanye mu buryo n'ubundi, mwe gucana intege, ahubwo mushyigikirane, bizagira umumaro. Cyane ko nk'iyo uri kuri internet nta kindi ubusabwa, ariko wowe connection y'abandi niki, kuba wakora subscription, kuba wakora like ku muhanzi runaka, kuri korali runaka, mujye mubikora. Niba niyo ndirimbo yaba itakunyuze muri uyu mwanya, ariko byibuze mushyigikira no vuga uti butaha uzakosora iki niki, ariko we kubirengaho kandi nyamara bifite icyo byatwaye. Kuko mu mico y'ibihugu abantu bateye imbere ubona bagira kwankuraja, ni yari ibiryo nubwo byaba bitamunyuze, yenda atanabishimye cyane, ariko akankuraja, akagira umuco wo gushima, kiba ari ikintu cyiza cyane. Ibyo bintu rero mukomeze kubyitaho cyane. Hari amahandi rero bagira ama organisation n'amasociation hano mu Rwanda, naho ndashima kuko umuryango organisation cyangwa se ikigo cya RARC kikiriho ubu none habiri noneho muri Ministeri y'Umuco, bari bamaze gushyiraho urugaga rw'abahanzi ba gospel music, noneho n'andi makampani n'amasosiyete ashinzwe kureberera inyungu muri gospel music. Ni byiza rero kugira ngo ayo masosiyasiyo abahanzi bacu bayajyemo, bamenye uko bakora, bandikisha ibihangano byabo muri RDB, noneho babimenye, be kongera kugira n'imfane mu buryo n'ubundi, ahubwo noneho bigende bibagirira umumaro, kuko iyo habonetse za opportunity bibagirira umumaro. Hanyuma rero ushobora kuba umusongwriter wandika indirimbo, ushobora kuba umukompoza uzi gukompoza indirimbo, noneho rero ushobora kuba ya masosiyete azi gufasha no gushyigikira abaririmbyi muri rusange, abo bita singers mu Cyongereza, cyangwa se abanyamuziki bacuranga instruments zitandukanye, niba ari battery, niba ari gitari, niba ari bass, abo bita nyine musicians mu buryo bweruye. Ushobora kuba gukora umurimo wo kuba umuconductor, ahandi nk'umudirija, umuconductor, kuko ziba ari indirimbo zanditse ku mpapuro. Nshobora kuva hano nkajya kudirija korali y'Irusizi mvuye hano i Kigali, kuko indirimbo baririmba biba ari ibintu byanditse, noneho bakampa kagakoni gusa, nkagenda ngiye kudirija indirimbo, kuko ngiye mfite ubwo buhanga bwo kudirija. Noneho ndabanza nkazikorera practice, nkazisoma, nkagira gute, nkagenda ngiye guhagarara imbere yabo. Nkuko mu mupira w'amaguru cyangwa imindi mikino habaho umutoza akaba ashobora kuva muri ikipe akajya gutoza iyindi, ahandi naho bashobora no gutizanya cyangwa se gufashanya mu buryo bwo gutoza indirimbo, ukaba uri umuconductor ukajya guconductinga korali y'ahandi runaka. Abo muri Kiliziya Gatolika mwebwe muranyumva, murabyumva neza cyane. Ushobora no kuba umuband leader, nkava hano nari nyoboye korali, nari umuband leader, najyaga nyobora imiziki, bya bindi mwita abo mu Protestant cyane nko muri ADPR ngo ni commission technique, ngo inshinzwe ngo ka commission technique. Ni byiza cyane nyine muri terime professionnel, aba bandi bayobora bande avuga tucuranga ibi hano, ukora ibi hano, turaranja gute, turakora gute, ndayobora iyi band y'abaririmba, babyita aba band leader. Nshobora kuva hano rero nkajya kuba band leader ahantu ibunaka, nzi ngo nje kudirija, nje kuyobora iyo band yonyine gusa. Noneho rero hari n'andi ma companies cyangwa se aba professionals bafasha abantu gucuruza ibihangano byabo. Abo rero ni nk'abo bita aba music publishers cyangwa se aba music producers cyangwa se za recording studio. Ubu nonaha hari amategeko ari kuva muri RDB ndetse na Rwanda Revenue, nabibonye muri munzu ya studio mperutse gusura. Hari amafishe bari kuboherereza ku buryo nonaha abantu bazajya bajya gukora indirimbo bahite buzuza iyo fishe, ni runaka wayihimbye, ni runaka wayikoze, yanakozwe muri iyo studio, noneho imere nk'aho kwa kundi umwana asigaye avuka bagahita bamwandikira imyirondoro yose mu bitaro aho yavukiye. Ubu nonaha n'indirimbo zigiye kuzajya isohoka kugira ngo ititirirwa runaka, kubera bya bindi by'abashishura indirimbo z'abandi, niko mubyita gushishura, bya bindi byo gukora plagiarism. Ugafata indirimbo y'undi ukayihindura amagambo, cyangwa ugafata amagambo y'undi ugashyiramo umuziki wawe, cyangwa se ugafata injyana y'undi melody ugashyiramo amagambo yawe, ibintu nk'ibyo none ukabyiyitirira. Ushobora kubikora ariko ukumvikana na wa wundi. Ibyo ngibyo ntabwo nabonye umwanya wo kubigisha, ibyo bita licenses, ariko numva twarabivuze ubushize, ukuntu ugomba kwaka permission cyangwa uruhushya kuri wa muhanzi wa ya ndirimbo kugira ngo bitazagaragara plagiarism. Abize muri universite ibyo bita méthode de recherche scientifique, murabizi neza ko iyo uri kwandika igitabo ukagira amagambo y'undi wandikamo, ugomba kwandika hasi ngo aya ni amagambo ya runaka, ni kote ya runaka. Aho ni ubaye sincere, aho ni ubutibye. Naho ubundi iyo ubikoze gutyo utabivuze ko ari ibya runaka ukabyiyitirira, mu by'ukuri burya ntabwo ari umuco mwiza.
hanyuma rero hari abo bita hari nk'amazu ya retail cyangwa se online music stores aho bagurisha imiziki haba online, bakaba bafite amasoftware aho ushobora kugurisha indirimbo zawe ziri kuri murandasi. Nuko noneho rero n'abandi nk'abitwa aba performance rights organizations, babandi bashinzwe kureberera inyungu zawe. Tuvuge nk'ubu none handi kuri no radio hari akantu numvise numva ariko radio muramfasha ubwo nakantu kanjemo kugira ngo ngatangeho urugero. Tuvuge niba twakoze publicité ariko tugakoresha indirimbo ya runaka, burya handi biba byiza kugira ngo niba ari amafaranga baguhaye muri publicité ya ndirimbo wakoreshe cyangwa ryajwi rya runaka, ugenda ubimusaba uburenganzira, cyangwa se muri za dividende, muri za royalties, muri amafaranga winjiza hagire pourcentage ugira gute umuha. Ibyo ngibyo ni ibintu RDB iri gukoraho, ndetse na Minicom hano mu Rwanda bari kubyigisha ibyo bita intellectual properties laws, amategeko agendana n'iby'ubwenge, umutungo mu by'ubwenge. Hanyuma rero ni byiza cyane kugira ngo tumenye tutazajya twibana cyangwa turiganya cyangwa tugira dute, ahubwo tumenye nk'ibintu by'ibihangano uko bifasha. Ahandi rero hari ama organisation ashinzwe ibyo bita performance rights, no kuvuga ngo kureba uburenganzira bwawe ko bwuzuye, niba ntibagire icyo bakurega, ntibagire icyo bavuga ko wangije ibidukikije, ibyo bagize gute, ibyo ahari ibihugu byateye imbere. Hari ahandi rero andi ma association ndetse n'izindi za organisation cyangwa se ama company abantu bashobora gushyiraho ashinzwe kuorganiza ama performances agendana no kuorganiza za performance cyangwa se ama concert. Ni nk'aba bandi nise aba sound engineers, babandi bashinzwe sound kabisa, bazi gukoresha ibyuma birangurura amajwi, ibyuma bitubura amajwi, abazi gukora sonorisation. Hari abazi gukora sonorisation bitwa aba sound engineers, ariko hari n'abakora muri uwo murimo wo gukora nko gufixa ibyuma, kurepara ibyangiritse, kumenya bakagutuma bati genda kira cyuma gihengure hano, abo nabo bita aba sound technicians. Ni nkuko hariho abayede hakabaho n'abafundi. Noneho rero abafundi n'aba sound engineers, wa wundi uzi za frequency uko aziyungurura, uko azikora ku buryo, ndetse ubu nonaho ibintu bigezweho nibyo gukora icyo bita live recording. Ni ukuvuga gufata indirimbo ikiri kuririmbwa ako kanya uri kuri concert, muri gospel cyane cyane ibyo nifuza ko aribyo byazajya bikorwa, kandi ndashima mu Rwanda amakora ariko yatangiye kubikora, bakajya bakora live recording, bakajya bafata ako kanya indirimbo ukiri kuziririmba, nibwo wumva bikeye, nibwo wumva biri sincere, nibwo wumva nta kwishushanya kurimo. Niba ari na video ikaba ari ako kanya, naho undi burya muri video hari naho tuba tumeze nk'abari gukora comedy. Ibintu bikaba byarakozwe kera tukabizamo tugiye gukora ama clip, rimwe na rimwe tukikora ikintu kugira ngo bigaragare ko ariko byari biri, ariko muri gospel music burya byagombye kuba ari ibintu biri spontaneous bikorwa ako kanya, nibwo biba biryoshye bifite ireme. Ibyo nabyo birakorwa mvuze bwa mbere, ariko nibi nabyo noneho nibyo biba bifite ireme muri gospel music, kuko iby'Imana bigomba ko harimo sincerity, harimo ukuri ko mu mutima, harimo mbese ibintu by'imbamutima bivuye muri wowe kandi biri connected n'umwuka wera ako kanya. Hanyuma rero aba sound technician nabo barimo, babandi babaye dushobora kuba uzi kuyungurura amajwi no kuyakora no gutunganya ibyayo ku makompyuta n'ama programmation. Ubu none handashima Imana haje ama mixer ari digital ushobora gushyiramo. Uzi ko hari n'umuntu uvibura yaje gukora sound hano mu Rwanda ku gitaramo azakora, cyangwa se nk'umuhanzi wa gospel akaba adashobora gukora igitaramo wamutumiye adafite wa mu sound engineer wiwe, kuko wa mu sound engineer wiwe ni ujye umukorera agashyiramo ama frequency neza. Abenshi bayazana no kuri flash disk, bakazana biriho none ukamubwira digital ufite ya mixer, akabiprograma ririya kuri byiwe, akaza ahita yinjizamo, ubundi wa muririmbyi we bakorana ahita aririmba byose birimo ako kanya. Iterambere rigeze kure cyane, ndabishimira Imana. Ubwo rero baba sound engineer, ariko hakaba ari none wa mu technicien avuga ati genda ushyirire kiriya hariya, nkorere kiriya gihengeke neza hano cyumvikane. Nuko hari rero mu ibintu by'ibitaramo hari n'abandi bita aba booking agents. Aba agent ni nk'umuntu ubahagarariye umuhanzi runaka, ariko muri bwa buryo bwo kumufata niba ari kubukinga ibitaramo, ku ibyo azakora, imodoka azagendamo, aho azarara, abo bazakorana, nuko ibintu azakenera, niba ari imyenda azambara, niba ari ibiki, niba ari abantu bazaza kumukorera video, niba mbese abo bazakorana ari wa wundi ushinzwe kubibukinga. Hakaba n'abitwa aba promoters. Aba promoters uzarebe na concert mwese, korali ntabwo ushobora gukora igitaramo
utabanje kugipromotinga ngo kizaresise, bisaba abapromoters. Mu bapromoters rero harimo bano bakora kuri radio, baba bashobora kugipromotinga ibintu nk'ibyo. Noneho rero hakaba ibiganiro kuri radio bishinzwe gupromotinga amakonseri, bakavuga hazaba konseri hanaha, bakabicishamo. Abapromoters babandi bafite akazi ukamwishyura agashyira indangururamajwi ku modoka ye, akagenda bivuga ati hazaba igitaramo ibunaka. Abapromoters akagenda bicisha mu makampani runaka yamamaza ibitaramo byawe n'ibiki ibintu nk'ibyo, apromotinga mbese ateza imbere, yamamaza avuga ibikorwa bizakora. Ibyo ngibyo byose birakorwa kandi bigira icyo byungura. Nuko noneho rero haba hari n'abandi bashobora gukora ibyo bita music venues. Niba abandi boruganiza nk'ahantu hazaririmbirwa, nshobora kuba mfite jaride yanjye nkavuga ngo mujye muza buri wa gatandatu hari abantu baza kuharirimbira indirimbo z'Imana mufashwe. Nshobora kuba mfite kuri hotel ahantu runaka nkavuga kuri uyu munsi tujya turya ubugari n'isamaki, noneho ariko twarangiza tukumva indirimbo z'Imana tugasenga Imana. Uyu munsi hari ahantu mfite hafi y'ikiyaga iwanjye, noneho mujye muza tuhahurire dukore picnic, twishime, tujya hanaha ibintu nk'ibitsahuri runaka ducurange. Akaba afite ibyo bita venue. Nshobora kuvuga ngo hari ahantu nakodesheje imbere ya hotel runaka, imbere y'iduka rikomeye runaka, mu kibuga runaka. Nko muri Kenya hari ahantu i Nairobi hitwa Uhuru Park. Aho hantu urahajya ukahakorera ibitaramo, ukahakorera ivugabutumwa, ntawe witwa ko washakurije, ntawe witwa barabimenyereye, n'ahandi. Noneho rero ibyo byose ni ibintu bishobora kuzana inyungu kandi bigateza imbere ivugabutumwa kandi bikagufasha muri iyo mpano yawe, kandi bikazanira umusaruro mu buryo bw'ubutunzi no gutera imbere kwa korali cyangwa se k'umuhanzi ku giti cye. Hari rero n'abandi organization n'ama-association n'ama-company abantu bashobora gushyiraho, ukaba wayandikisha no muri RDB, ashinzwe guhagararira noneho rero ndetse no guteza imbere impano z'abahanzi, abo bita aba talent managers. Umutalent manager cyangwa umumanager ni wa wundi ushobora kugufata hari ikiva no mu giturage akakubonamo impano, cyangwa se yakora akayibonamo umusaruro n'ikintu kidasanzwe. Nka kera hari korali nakundaga n'ubu ngikunda, murambabarira kwitangaho urugero, yavaga ahantu iriya muri Kamonyi, ahantu yitwa Imbuzi. Yari korali itarizwi cyane, noneho rero ariko yagiraga uturirimbo. Noneho hari umusaza waririmbagamo icyo gihe wari ufite uruhara. Twari tukiri abasore muri za 95 96 ahimba indirimbo. None ushobora kuvuga ati ndafata korali y'ahantu kumugina, ahantu mu giturage, ariko jewe ndaba mu manager wayo, none ndajya nyipromotinga, ndajya nyizamura, ndajya ndeba ibigikeneye kugeraho, ndajya mbizamura, none mfite aho nzabageza. Akenshi rero aba managers bakunda gufata nk'abahanzi ku giti cyabo. Ndamufata nkamufasha kuhimba indirimbo, nkamufasha kuorganiza, nkamufasha kwaranja, nkamupromotinga, nkagendana nawe, nkamuzamura, nkamukuza, nkazagira aho mugeza. Noneho mu nyungu azajya agira, nanjye hari pourcentage tuzajya twumvikana biturutse ku cyo nanjye nzaba nagize gute namushoyemo. Noneho rero hari nabo bita aba entertainment lawyers. Niba abandi baba lawyer cyangwa se nk'abavoka cyangwa abaguhagararira mu buryo bw'amategeko, noneho bakajya bareba inyungu zawe, kuko hari icyo bita royalties. Ibi byose ama pourcentage avuye mu musaruro wawe w'indirimbo zawe cyangwa indirimbo za korali, murumvikana ibizajya bigenda. Erega nuko makorali muri gushyira indirimbo kuri YouTube, burya YouTube nibiri bishyura, haba hari umuroya wawe wagombye kumenya ese yayishyuye yose, ese byagenze bite, agakarikira kareba ko ibyo mwumvikanye ari byo by'ukuri, cyangwa se niba hari iyindi miryango cyangwa se n'ima company mwumvikanye azajya acuruza ibyawe, uwo muroya akaba ari uguhagarariye, hagira n'ikibazo akaba ari uguhagarara mu buryo bw'amategeko. Noneho rero hari ushobora kuba music journalist, ukaba uri umujournaliste cyangwa uri umunyamakuru ushinzwe ibya muzika gusa. Ibyo nabyo bikaguteza imbere, abahanzi bakajya bakwishyura, bakajya bagufasha, bakajya bagira icyo baguha kubera ko uri gupromotinga ibintu byabo, wowe ibyo uvuga uri music journalist. Cyangwa se hari nabo bita mu bihugu byateye imbere music critics, abashinzwe gukora analysis, bakakora analyse, bagakora isesengura. Noneho rero hari indi myuga nanone, ukaba umutrainer, ukaba umutoza, cyangwa se umwarimu nk'ibi ngewe nkora, cyangwa se ukajya urema ibyuma, abo bita aba music instrument manufacturers, ukaba ushinzwe ukareba ikintu cy'igicurangisho ushobora kurema cyangwa guhimba ukagishyira aho ngaho.
nuko noneho rero hari n'indi miryango ishinzwe ikora icyo bita internet based platform, kugurisha ariko ibintu bishingiye kuri internet. Ubu nonaha mu Rwanda hari abantu basigaye batumiza ibintu kuri murandasi, kuri internet. Ubu rero natwe mu buryo bw'umuziki bigeze aho bigira bite, aho abantu noneho bakora noneho kwa kwiteza imbere cyangwa kwa gucuruza ibihangano. Mbere twajyaga dukora muri korali, nkaza muri studio ngakora indirimbo i Kigali, twavuye mu giturage tukayikora tukashyira kuri kasete yitwa master, twitaga ngo ni kasete ya master. Ubundi tukajya gushaka abantu bazicuruzaga muri gare yabaga hariya mu mujyi, noneho rero iza kwimuka Nyabugogo, ariko abo bantu baragendaga bakayitugurira, tukagirana amasezerano ko bayiguze, bakayijyana i Kampala bakayidaboringa, bakazaza bayicuruza amakasete, abana bagenda bayatembereza bashyizeho n'ibirango ko ari ibyabo mu buryo n'ubundi. Ubu rero nonaha turi gucuruza ibyo bihangano by'amakorali, ariko noneho bikorewe kuri murandasi, kuri za platform. Hama rero ni byiza cyane kugira ngo gusa muri za platform mu buryo ducuruza tugomba kwibuka ryabanga yuko Imana ikintu cya mbere dutuma n'ubugingo bw'abantu ndetse no kwamamara ku izina rya Kristo n'ubutumwa bwiza. Ntabwo ya mafaranga ari yaza bwa mbere, ntabwo turi money oriented, kuko iyo wabaye money oriented mu mutwe wawe no kurimba kwawe no kumenyekana kwa korali kwawe n'ibiterambere rya korali ryawe ari ayo mafaranga no gutera imbere no gushaka kujya hejuru cyane, ukibagirwa ubugingo bw'abantu, kuri umusol winner, kufite icyo bita la passion des âmes no gukunda ubugingo bw'abantu no guteza imbere ubugingo bw'abantu, icyo gihe uratwarwa ukaba nka badema n'abandi bose. Niyo mpamvu abenshi usanga hari n'ibyo bakora, kwaba kuririmba, kwaba kugira gute, bari gukora ibituma abantu bikururiraho abantu kuruta uko bakora ibintu bikururiraho Kristo ari we wamamazwa, cyangwa se bakurira abantu kuri Kristo. Nibwo uzasanga no kuri za YouTube harimo nk'ukora inkuru agashyiraho ititre, yego muri journalisme no mu bundi buryo bw'itangazamakuru biremewe ko ukora inkuru ugomba kuyikora ku buryo haboneka akantu bita hook, akantu gakurura abantu kugira ngo bakunde kuyisoma. Ariko nanone ntabwo ugomba gukora bya bintu birimo bibuze etike cyangwa indangagaciro, ngo ushyireho ikintu umuntu azajya gufungura asange kiratandukanye n'icyo cyari kiriho. Mu buryo bwo hanze barabikoresha bikabahira, kuko baba bari gucuruza ama views, bari kugira ngo babarebe bagire ama views menshi, YouTube baha amafaranga menshi. Ariko twe tugomba nka kwa kundi udashobora kujya gucuruza avoka zaboze uri umukristo, cyangwa niba uzi ko imineke yawe cyangwa ibiryo cyangwa ibishyimbo byawe cyangwa ibyo uri gucuruza ko bifite ikibazo, cyangwa ifu yawe itameze neza. Hari abakristo baba bafite izo ndangagaciro, bavuga bati nubwo uje kungurira iyi fu, ariko iyi fu imaze iminsi rwose, niba ushaka kuyigura yigure, ariko niba utayigura nakurangira ahandi hari yindi. Cyangwa izo avoka ntabwo zimeze neza, ntabwo nzizeye. Hari abantu b'abakristo nkunda nsanga mu isoko bakakubwiza ukuri, niba ushaka kubigura urabigura ko ndi umucuruzi, ariko niba utanabigize dore ikibazo bifite n'iki n'iki. Hakaba n'igihe wemera kubigura kubera uko kuri akubwije, uko nguko akubwije ukuri. Noneho hakabaho ujya kugura amandazi, amandazi nayo uyu munsi mwatetse uyu munsi, uyu mugati ni uwu munsi. Noneho rero abandi abadafite izo ndangagaciro mu bucuruzi bwabo, iyo etike bo barakora kugira ngo bibaveho, ariko abafite izo ndangagaciro na etike za gikristo bo barakubwiza ukuri. Ni byiza rero natwe bene data muri gukorana n'ikoranabuhanga cyane abajene mu buryo n'ubundi, ni byiza ikoranabuhanga ibyo turi gukora kuri za YouTube n'ibindi, ariko tugira izo ndangagaciro, tumenye uko tuzikoresha, twe kuba money oriented, ahubwo tube aba soul winners, tugire gushishikarira ndetse no gushyira imbere ubugingo mu buryo n'ubundi. Meme n'aba radio presenters, abangaba bakora ibiganiro kuri za radio, n'abandi n'aba TV presenters kuri za televiziyo, natwe ibyo dukora twamamaza amakorari cyangwa tuvuga ibyivuga butumwa, ntago tuzabikora nk'abisi nkuko bamamaza imipira n'ibindi, ahubwo twe tuzabikora harimo indangagaciro. N'ubundi nukora ibintu mu buryo buri authentique, mu buryo bufite umumaro, ntago bizabuza abantu kubikurikira kandi bikugirira umumaro. Imana idufashe rero. Nibyo noneho nashaka kuvugaho kuri uyu munsi no kubigisha. Mbabwiye iyo mirimo yose iri muri music industry ishobora guteza abantu umumaro, ishobora kugirira abantu umumaro, ishobora guteza abantu imbere, ndetse na korali bikazabagirira umumaro. Kandi nongeye kuvuga kuri cya kintu ko natwe tugomba kugira umuco wo gushyigikirana ndetse no gutwererana mu buryo n'ubundi. Noneho rero kandi natwe ko dushobora kugira za company, za organisation cyangwa se za association, tukishyira hamwe ibintu bishobora guteza imbere muzika yacu ikatugirira umumaro, amakorali agatera imbere, abahanzi bagatera imbere, ndetse nabo twogezamo ubutumwa nabo tugashobora kubagirira umumaro dushingiye kuri izo mpano Imana yaduhaye. Noneho rero nari nabasezeranije ngo minota irabisigaye mbere yuko dusenga ngo dutandukane, turaza kuvuga gatoya ni gute abakera bakoraga uwo murimo kandi Imana ikabatunga ikababeshaho, ariko tugendeye ku ijambo ry'Imana. Mbere na mbere mbanze mbabwire ko
ko korari uko tubona mu ijambo ry'Imana, kuko nababwiye ko muri Bibiliya harimo imirongo iri hagati ya 700 na 800 ivuga ku byerekeye uburirimbyi na korari, ibi byose dukora, gucuranga, guhimba, kugira gute, kuba umuhanzi, ibintu nk'ibyo, harimo imirongo myinshi cyane. Ariko noneho hari umurongo nakunze, korari ya mbere yari igiye kuba mu nzu y'Imana, uko yatangiye tubibona muri kiriya gihe Dawidi aha umuhungu we Salomo uko azashyiraho plan yo kubaka inzu y'Imana, ndetse cyane cyane na cya gihe mu bya birori byo kugarura isanduku y'Uwiteka yari yaranyazwe. Noneho nibwo Dawidi yashyizeho korari ya mbere, arayensora korari ya mbere. Icyo gihe iyo usomye mu Ngoma za mbere ibice 16 kuva ku murongo wa 4, byari ifite inshingano korari. Mu nshingano za korari yari ifite ngo yashyizeho bamwe mu Balewi ngo bakorere imbere y'isanduku y'Uwiteka, ngo bajye bibutsa bashima Uwiteka Imana ya Isirayeli bayisingiza. Bari bafite iyo misiyo, bari bafite izo nshingano. Ariko nyamara hari ikintu cyantangaje, korari ntabwo ari buri wese wapfuye kuyijyamo, ahubwo abagiye muri iyo korari bakorewe nk'icyo nakwita muri kino gihe audition. Ni nka kwa kuri imbere yuko winjira muri korari babanza, sinzi uko babyita, mukora igerageza, ubundi ngo bakazababaza, ubundi mukazahagarara imbere bakabakoresha ikizamini, bakabakoresha test. Burya rero nabo barabanza bakoresha audition, kuko iyo usomye Ingoma za mbere ibice 15 umurongo wa 16 handitswe ngo Dawidi abwira abatware b'Abalewi gutoranya abaririmbyi muri bene wabo ngo bazane ibintu bivuga Nebel bagakoma. Urumva habayeho kubatoranya, babanza bagakora selection, barabanzaga bakabatoza, ubundi nabo bakabakoresha audition, bakoresha selection, bakabona babandi babikwiriye rwose mu buryo n'ubundi. Noneho rero kandi izo nshingano bo barazikoraga umunsi ku wundi, kuko iyo usomye igitabo cy'Ingoma za mbere ibice 23 umurongo wa 30, noneho rero duhereye ku murongo wa 28 haranditse ngo kuko umurimo wabo wari uwo gufasha bene Aroni mu murimo w'inzu y'Uwiteka mu bikari no mu byumba, niyo bezaga ibintu byera byose n'iby'umurimo bakoraga mu nzu y'Imana. Noneho igeze ku murongo wa 30 ngo no guhagarara uko bukeye bagashima bagahimbaza Uwiteka, kandi na nimugoroba bakabigenza batyo, no gutambira Uwiteka ibitambo byoswa byose ku masabato no ku mboneko z'amezi no mu birori byategetswe, nk'uko umubare wabyo wari uri ukurikije amategeko yabyo, bigakorwa ubudasiba imbere y'Uwiteka, no kurinda ihema ry'ibonaniro ugakomeza gutyo. Ni ukuvuga ngo muri za evenoma zose, bwaba ubukwe, haba wapfuye, haba uwashyingiwe, haba ibindi birori byabaye, amasabato, ibirori byo kwimika, ibyabaye mu matorero mu miryango ya Gikristo, abaririmbyi bagombaga kuba babirimo, kandi bagombaga kuba barabitoranyirijwe mu buryo n'ubundi, kandi ngo bakabikora ubudasiba. Niyo mpamvu uzabona niba hari umushyitsi tugiye kwakira mu itorero, turatumira korari runaka, burya ni umurimo w'abaririmbyi. Uba ugomba kumenya ko ugomba kubonekamo en permanence. Niba hari evenoma yabaye runaka, niba hari ibirori byabaye runaka, abaririmbyi bagomba kuba bahari mu ubwo buryo n'ubundi. Ni ikintu cy'ingenzi cyane. Kandi bari abaririmbyi babagamwo abahungu n'abakobwa, kuko iyo usomye ku murongo wa 25 ibice 25 umurongo wa 5 ngo Imana iha Hemani abahungu 14 n'abakobwa 3. Urumva bari uruvange abahungu n'abakobwa. Wagera ku murongo wa 7 ngo nuko umubare wabo hamwe na bene wabo abari bigishijwe kuririmbira Uwiteka, abahanga bose bari 288. Nukuvuga ngo bari very trained and skilled, bari barakorewe training, baratojwe neza, 288 abahanga babatoza. Noneho kandi nabasomeye mu gice cya 28 ko muri uwo murimo hari harimo abaspecialiste, buri wese afite icyo ashinzwe n'icyazi kurusha abandi. Noneho rero hari bamwe bajya bavuga ati ese kuki twebwe abaririmbyi kuki bataduhemba, kuki bitagira gutya na gutya? Nababwiye ngo ibyo byose bituruka kuri organisation ya buri torero na buri muryango wa Gikristo. Haraho abaririmbyi biturutse ku murimo babashinga, bashobora kuvuga ngo biturutse ko bari abaririmbyi nta kindi bakora, amasaha 24 kugera kuri 28 iminsi 7 kuri 7 baba bari mu rusengero bakora iby'uyu murimo. Kimwe nuko nk'igeze muri Amerika n'i Burayi bo bagira n'abapasiteri bashinzwe umuziki gusa, ugasanga yitwa ngo he's a music pastor, aricyo kintu
ashinzwe gusa, yarahamagariwe ariko ikintu ndetse anagihemberwa. Ariko hano twebwe haba muri Kiliziya Gatolika, haba mu matorero ya Giprotestanti, organisation interne muri discipline n'amabwiriza ntabwo abaririmbyi bahembwa. Ibyo rero bafite icyo bivuze. Yego hari ahandi bahembwa, byose bituruka ku muryango wa Gikristo ubarizwamo nuko mwumvikanye. Ntugateze intambara ngo kuki bataguha ibi, ahubwo reba kuwaguhamagaye, reba kuwagushyize muri uwo murimo. Ntabwo ari pastor waguhamagaye, ahubwo ni Imana yaguhamagaye. Jewe nageze ahantu ndi guhura n'intambara mu buririmbyi, numva mvuga ngo nabwiye Imana n'ubu ndacyabivuga, niba ndi gukora uyu mwanya n'uwabincira amafaranga akagira icyo ansaba gutanga, ariko kugira ngo nkunde mbikore, nge nayo mafaranga nakwemera nkayatanga. Kubera iki? Ndavuga ndi imbere y'Imana, ndi imbere yanyu munyumva, ni umuhamagaro wanjye. Ni byiza rero kugira ngo umenye uwaguhamagaye, umenye nuko uhembwa, umenye n'uwo wishyuza uwo ari we, ariko mwe kugira n'imfane mu buryo n'ubundi. Cyakora kera nko mu bihe bya Nehemiya, kuko yari umurimo bakoraga, iyo usomye mu gice cya 11 mu gitabo cya Nehemiya, noneho nko ku murongo wa 23 usanga handitse ngo kuko umwami yari yategetse ibyabo ngo akagerera abaririmbyi igerero ry'iminsi yose. Ni ukuvuga ngo we kubera ko ari umurimo bagombaga kumufasha, aba bandi bari bari hirya b'abatambyi n'abandi babageneraga ibyo kurya, ibizabatunga, ibizababeshaho, kuko bagomba kuboneka mu rusengero barimba amasaha 24 kuri 24 n'iminsi 7 kuri 7 badasiba, kuko nibyo twumvise. None rero hari n'igihe nabo rero bagize n'intambara, kuko nk'iyo usomye mu bice 13 umurongo wa 10 uzabona ukuntu hari igihe abaririmbyi bigize bigumura nabo baragenda, ngo icyo gihe Yeremiya yamenye uko Abalewi ntabwo ngo bahawe amagerero yabo, ngo bituma Abalewi n'abaririmbyi bakoraga imirimo bahunga, ngo umuntu wese ngo ajye imusozi mu gikingi kiwabo, bava muri korale barigendera barakwepa baragenda. Ngo nuko Nehemiya muri kwa gusana ibyari byarangiritse, ngo atonganya abatware, ngo ati niki cyatumye inzu y'Imana irekwa, ngo mpera ko nteranya Abalewi mbasubiza habo. Nuko urumva yongera abagarura mu rusengero ko bari bavuye mu nzu y'Imana baretse umurimo. Aha hantu rero ndagira ngo natwe dutekereze cyane, abaretse umurimo kubera kuwurindamo, abaretse umurimo kubera inyungu bari bitezemo batazi nuko bari kuzaboneka. Hari uwo twahoze tuganira kare, ndavuga ngo inyungu naboneye muri uyu murimo w'Imana kubera gukora ndategereje igihembo mpabwa n'itorero cyangwa n'umupasiteri, ziruta cyane inshuro ibihumbi n'ibihumbi iyo bari kumbwira ngo ngiye kuguha umushahara runaka. Kubera ko nabonye nemwe inyungu z'icyo gihe, ukuntu abantu bantwerereye, ukuntu abantu bamfashije nagize ibyago, ukuntu abantu banyitaye, ukuntu n'ubu nabugingo n'ubu abantu bakingirira neza, naho duhuye kubera uwo murimo w'uburirimbyi, bifite inyungu nyinshi cyane kuruta izo kuruta uko itorero ryambwira ngo rirampa umushahara runaka ndajya ndirimba mpembwa runaka, kuko hari inyungu z'uyu munsi n'inyungu z'ejo ndetse n'inyungu z'iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Abantu banshingiye, abantu bangiriye neza, abantu bantabaye, abantu bamfashije biturutse ko nari ndi muri iyi minisitiri, nari ndi muri uyu murimo, n'ubu nabugingo n'ubu iby'Imana inkorera biturutse ko ndi muri minisitiri, bifite ibihembo biruta cyane by'uko wanshyira kuri payroll ngo urajya umpemba. Ariko rero buri wese bituruka ku muhamagaro wiwe. Niyo mpamvu rero ngusaba ngo we kureka umurimo w'Imana nk'uko mu gihe cya Nehemiya byabaye ngombwa ko abagarura, kuko ngo bari barataye inzu y'Imana, ngo n'icyatuma inzu y'Imana irekwa. Nawe rero wari utangiye kubigenda ngo ko bataduhemba se, ngo ko batadufasha se, ngo ko batatugurira ibi nibi, ko batagira gutya na gutya. Menya icyo ushinzwe n'uwaguhamagaye, ube muri uwo murimo, wongere ugaruke mu murimo. Imana idufashe cyane. Uyu munsi ngiye gusoreza ahangaha mbasaba nongera mbibutsa ngo nubwo uyu murimo duteza imbere mu buryo bw'ubutunzi, nubwo hari ukuntu duteza imbere mu buryo bw'iterambere, tugatera imbere, tukazagura amamodoka, tukazubaka amazu, tukazakora ibikorwa by'iterambere, tukazagira dute mu buryo butangaje biturutse kuri izi mpano n'uburirimbyi n'ubucuranzi n'ibya muzika ya Gikristo, ariko twongere twibuke ko mbere na mbere ari umurimo w'Imana, ari ministry. Ikimana yadushyize imbere ari ugushyira, ari ukwamamaza ubutumwa bwiza ndetse no gushyira hejuru izina rya Kristo. Kandi mwibuke Yohana ibice 3:30 ngo uwakwiriye gukuzwa naho jye nkwiriye guca bugufi mu byo dukora byose. Soli Deo Gloria, kubw'icyubaro cy'Uwiteka Imana yonyine. Kandi hari ijambo nabandikiye abari kuri WhatsApp duhuriraho mu ngoma za 2 ibice 19 umurongo wa 7 ngo ariko mujye mwubaha Uwiteka, ngo mwirinde mu byo mukora, ngo kuko ku Uwiteka Imana yacu nta gukiranirwa cyangwa kwita ku cyubahiro cy'umuntu cyangwa guhongerwa. Nkunda nanone ibyanditswe mu ngoma za 2 ibice 29 umurongo wa 11 ngo none bana banjye mwe gutenguha, kuko Uwiteka yabatoreye kumuhagarara imbere, mukamukorera, mukaba abahereza be, mukosa imibavu. Imana duhamagare kujya tuyihagarara imbere, kujya twose imibavu, tukaba
balewi iminsi 7 kuri 7, amasaha 24 kuri 28, twumvise inshingano z'abaririmbyi, twumvise ko bitabuza kubateza imbere, ariko twibuke uwaduhamagaye, wari waraguye yongera agaruke, wari warasubiye inyuma cyane muri bino bihe, nubwo insengero nyinshi zidafunguye, nubwo za kiliziya nyinshi zidafunguye, nubwo amarepetisiyo atari gukorwa, ariko hari ubundi buryo Imana yaguhaye. Ubwo ese ubu bizafungura ukiri mu murongo mwiza? Ubu ko kuzongera uhagarare n'abaririmbyi wumva waragumye aho wari uri muri guma mu rugo, warakomeje gukiranuka? Imana igufashe, niba hari bidafite umumaro wagiyemo, wihane aho uri uvuga uti Imana imbabarire, kandi Imana inyeze, kandi Imana intunganye, kandi Imana insubize mu murimo wayo, aho nari narijujuse ngo ntabwo mbona inyungu izi nizi. Menye ko ari Imana yonyine, ari wo mukoresha wanjye, ari izangororera inyungu z'uyu munsi, inyungu z'ejo, inyungu n'izigihe kizaza. Kandi hari ijambo nkunda cyane, nkugendeye ku rugero rwa Aburahamu, hari ibyo Imana idukorera uyu munsi n'ibyo idakoze uyu munsi iri kumwe natwe. Iyo twayikore twabaye imbere yayo, ibikorera abana bacu. Iyo idakoreye abana bacu, ibikorera abana b'abana b'abana bacu. Iyo itabikorera abana, ibikorera abana b'abana 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 bacu. Hari inyungu z'uyu munsi, hari inyungu z'ejo, hari n'inyungu z'iteka ryose. Imana ibahe umugisha muri Kristo Yesu. Reka dufate uwo mwanya dusenge. Ababa bafite ibibazo cyangwa ubundi bwunganizi, ndabona nta mwanya nabahaye wo gutelefona kuri radio, ariko mushobora gukoresha nimero yanjye igendanwa 0788 52 46 50, 0788 52 46 50. Ku cyumweru nyuma ya saa sita, nyuma ya saa 8, njya nakira ibibazo n'ubwunganizi no ku matelefone amasaha 2 nayageneye uwo mwanya. Ikindi mwakoresha za mbuga nkoranyambaga, yaba Facebook, hari page yitwa abaririmbyi n'abacuranzi, hari Instagram, hari iki ubundi bibyigisho n'andi masomo tuzaza mu minsi iri imbere. Ubwira isomo rya music business turarisoje uyu munsi, ahubwo noneho ubutaha tuzatangira kwiga ibigendana na instrument, ibyo bita instrument fundamentals and techniques, n'ibindi by'ingenzi bizadufasha. Ayo masomo rero mu gihe tuzafungurirwa tukazagira aho duhura, noneho tugakomeza kubyiga, bikazaduteza imbere. Ubuntu bw'Imana bukomeze kubana natwe twese, amahoro y'Imana akomeze kubana natwe twese, imigisha y'Imana ikomeze kubana natwe twese, none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen.